tukiba kwa padiri kuba habaye ese nahabaye ariko nize ku kigo cy'abapadiri hanyuma hajyaga haza padiri rimwe na rimwe gutanga amasakramento ku bantu nyine bakurikira inyigisho zo kwa padiri bakarima indirimbo nyinshi ariko hari indirimbo igitero kimwe cy'indirimbo nakunze nuko nyine mutayiririmbo wiririmbye bavuga ngo wasubiye kwa padiri ariko hari amagambo yo kwa padiri mazima nabo bagira nibuhoraho aramahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo ijambo rya mbere ni imbabazi ibya kabiri ni icyizere Pawulo rero yari akeneye ko ababarirwa ariko akagirirwa n'icyizere ibintu bibiri ashimye Imana kubw'icyizere Imana yamugiriye ikamugabira umurimo we noneho izi mbabazi n'icyizere ni ibintu bikomeye ngiye kubaha urugero abadamu muri aha mukanguke kangukire ndavuga hashyushye ariko abadamu muri aha mukanguke ngiye gutanga urugero mbabarire mu rwumve ibyo ngiye gutanga urugero ntibikababeho bizabe ku bandi mvuge urugero rw'umuntu utaje hano gusenga umugore yari afite umugabo nkuko nawe umufite hanyuma rero akaba afite na murumuna wiwe murumuna w'umugore ubwo wapfanikiye umugabo we ni muramuwe mbese madamu yari ashatse mu rugo afite na murumuna wiwe yahazanye babana noneho wa mugabo akajya amuca inyuma karyamana na muramuwe nimwe mubyumva ntago uwo mugore yaje hano ariko yabayeho ariko uwo mugabo cyane duhaguruke dusengere umwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kumva Mana yacu tugushimiye ko watwemereye kuza mu nzu yawe oh haleluya aha niho wategekeye umugisha izina ryawe niryubahwe tugushimiye yuko wadukuye mu mwijima wadukuye mu byaha kure aho twari turuhiye uduhamagaza ijwi ryawe ry'ineza uduhamagaza urukundo rwawe kandi uduhamagaza ijambo ryawe niryo ryatureshye ijambo ryawe niho twumvise umuti uvura imitima yacu mu ijambo ryawe niho twabonye indorerwamo twibonamo tubona uko dusa duhishurirwa ubwiru bwawe ari wowe Yesu Kristo turakwizera turakwakira ubu mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu izina ryawe niryubahwe niyo mpamvu duhagurutse twubaha ijambo ryawe kuko tuzi ko ari ryo ritugize niryo ryaturemye niryo ritumye twicara mu nzu yawe izina ryawe niryubahwe nukubw'iryo jambo oh haleluya nukubw'ijambo rifite ubuzima ryuzuye ridafite ikintu na kimwe giruze iryo jambo rero riratumanukiye muri uyu mwanya tujye gutega amatwi kugira ngo twumve kidushakaho oh haleluya tujye twumva ibyahumetswe nawe ibyavuye mu kanwa kawe ibyavuye mu bitekerezo byawe ibitugize ibyaremye isi ibyaremye ibirimo byose ibyatubumbye natwe duciye bugufi fungura amatwi y'imitima yacu atari amatwi y'umubiri ahubwo ukingure amatwi y'umutima twumve icyo dushakaho oh haleluya twumve icyo waduteguriye kuko tuzi ko ijambo ryawe riryoshye kurusha ubuki ijambo ryawe ririmo umuti ijambo ryawe ririmo ubuzima ijambo ryawe rirazura oh haleluya ubwaryo ririhagije umukozi wawe wateguye mwana umwambika imbaraga zawe imbaraga z'umwuka wera zimugote impande zose kandi akanwa ke nikasama avugishwe nawe urakoze Yesu kuyo mwanya imbaraga z'ijuru ziwuhagarikira natwe tukumva icyo dushakaho izina ryawe niryubahwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo amen ijambo ry'Imana ariko twakomeje kubyumva mu ndirimbo
abaririmbyi twabakunze cyane kuko ubutumwa bwiza batubwiraga bwari buri mu ndirimbo, nuko haba harimo wenda urusaku rw'ibyuma abantu ntibabyumve cyane, ariko ubundi kuririmba ni ugufata amagambo wari buvuge ukayatambutsa mu bundi buryo. Niyo mpamvu abavuga butumwa mu ndirimbo bakwiye kumenya ko kuririmba bingana no kuvuga ubutumwa, kuko umushumba wajerekeje korali ya Umukenke Silowamu yatwigishije, ni nako abaririmbyi baririmbye. Metodology twakoresheje niyo itandukana, ariko abaririmbyi baba bari kuvuga Bibiliya. Amen. Ambaho urugero rworoshye, ushobora gusoma muri Bibiliya, gasoma muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 11:28, haranditse ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Niko handitse, mwemere ko abagaragu banjye munyigireho ko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu. Ngiye nkaza kwigisha iryo jambo. Korali Umuseke, korali Silowamu, korali twabonye hano zose Philadelphia n'izindi, bakabaha ya topic ngo bayikuremo indirimbo. Bo kubera ko bashyiramo n'ibirungo nyine, ndavuga muzika, bagashyiramo uburyo bwiza, usanga abantu bafata ya magambo kuruta ayo umuvugabutumwa yakoresheje. Niyo mpamvu rero ajya abantu benshi iyo bagiye kwigisha ijambo ry'Imana, abantu basohoka bakigendera, kavuga ati turagaruka indirimbo zije, kuko ni hahane ntaho mucikira ijambo. Wagumamo umugisha ari kuvuga, wahaguma baririmba, ijambo ry'Imana riri mu ndirimbo. Amen. Reka ndirimbe rero 11 nyine muri Matayo 28. Yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura, kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima, kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima. Numva ko biryoshye cyane kuruta kubisoma. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima, kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima. Amen. Niyo mpamvu umuntu uri kuririmba aba akwiye kumenya ngo ni kuvuga Bibiliya, yajya no guhimba indirimbo, agahimba indirimbo zifite aho zanditse. Iyo uvuze ibindi bintu bitari muri Bibiliya birashira. Abantu bigisha, abavuga butumwa bigisha ibijyanye n'ibiryo n'amazu n'imodoka birarangira, kubera ko imodoka zirahindagurika, imodoka zigira marike zigahinduka, ibintu byose birashira, ariko ijambo ry'Imana ni rizima. Haleluya. Iyo wigisha ubuzima akari byo uririmba, ari byo wigisha, birashira, biva kuri 6 bikarangira akazi bishya, ariko ijambo ry'Imana ni rizima. Amen. Imana ibaha umugisha rero ko mwumvise ijambo ry'Imana mu ndirimbo z'abaririmbyi bahimbye. Ikindi barafatikanya, umuvuga butumwa ashaka kuvuga ubutumwa ari wenyine, ariko korali baza ari 100, bya jambo ry'Imana we ryakuvunnye bo bakarisengera, bagafatikanya n'abandi 100 bakatanga ubwo butumwa ari 100, wowe wavuze ubutumwa uri umwe. Ikindi abaririmbye indirimbo bayisubiramo, ariko wowe uvuze uti mfite ijambo rimfasha ku cyumweru ukarisubiramo ukagira nk'inshuro enye, bavuga ati ntazagaruke, ntarinda agira rimwe ryonyine ntazigere agaruka. Siko byagenda. Ariko korali Silowamu buriya hari indirimbo yanyu tubaziho, nimutayiririmba muzamutaje. Hari indirimbo Silowamu igira, indirimbo Umuseke ufite, hari indirimbo
Philadelphia ifite usanga abavuga butumwa mu ndirimbo bagira indirimbo sinzi ukuntu babyita ya indi bese y'ikirango ntituyihaga ntituyirambirwa tuyisubiramo ariko nge nimvuga ngo naha honyine ngira nuguhita munkura mu bantu uzongera gutumira umva tutaragowe bisango mpindagura ijambo ry'Imana buri munsi mpore mu gikoni ndeka ariko mwebwe indirimbo imwe mwahimbye mu myaka ya 80 ishobora kumara 30 cyangwa 40 igikora ariko byose ni byiza amen. Ku bantu batanzi nitwa Emmanuel Wambaje niyo mazini wacu banyise naje natumiwe mu giterane mwabonye n'abakristo b'irubavu kuri korali Sorowamu korali umuseke yadusuye irubavu nibwo byarabagoye kuza murabizi ko n'uyu mwaka mufite gahunda yo kuza aho bita Kigamba ntimwaza ariko hari kazi kabaye kenshi ubutumire bwabaye bwinshi twagize umushiro wo gukora umuseke radusura noneho rero twari muzi ko mu rurembo rwa Rubavu cyangwa se muri Gisenyi ibintu byitwa impano muzi ko bibarizwe iwacu ndumva mubizi nta isoko ry'abaririmbyi umushaka umuririmbyi ajya kumushakira muri Rubavu murajya impaka se mbaza nibabwira abantu baza kubagura iwacu ko nyamone baza mu isoko kubagurayo njyamo nabaza kubagura nabereka bagiye bagurwa naho bari birazwi ko nukuri ntabwo ndi gukabya tugira impano ebyiri tugira impano yo kuririmba n'impano yo gukina umupira buri abakinnyi bose umupira wo mu Rwanda baturuka irubavu ubwo rero korali umuseke ije twabanje kubaratira ibyo bigwi tubabwira ibyo nyine ko dufite korali za Betelehemu korali Mpuhwe korali y'Irubona korali za Artifact tugira amakorali azwi yazengurutse u Rwanda hanyuma rero ntituzi ukuntu byatugendekeye umuseke umaze kubimenya rero umaze kumenya ko uko twabivuze bagira umwuka barate umwuka wera ntabwo ari twebwe ahubwo bari wowe bararirimbye tuvamo turataha turumirwa turwitubayeho amen. Imana ibaha umugisha rero abanyarubavu barambwiye bati ubwibone bwacu burashize birarangiye korali umuseke Imana ibaha umugisha ikintu rero nabonye umushyitsi umubikira inkoni ntumubikira ijisho korali umuseke ntabwo mwari mwaririmba mpamvu mutararirimba ni ukurebye ukuntu muririmbira Imana mutagira ibyuma nubwo mubona ntibagira icyuma ibi ni ibyanyu mwizaniye ubu mubiteruye mukabitwara ni Imana mbese ni Imana ibacurangira niyibesitarira ni Imana ibakorera gusa nta cyuma bagira ntacyo niyo mpamvu rero ntabwo bari baririmba rero bizagenda gute nibagira instrument nibagira ibikoresho bigezweho ko muririmbira ku miduri bizagenda gute nimubona ibyumba ni ikibazo nibajije ntabwo mbabeshera nta nicyo mwantwara umva ejo nari mpari ndeba ibyuma mufite n'indirimbo mufite ndavuga nti Imana umunsi uzabaha ibyuma bakarepetera ku byuma bizima bizagenda gute ntabwo mwari mwaririmba rero amen. Ariko Imana ibaha umugisha ukuntu Imana ibana namwe mu byumba bimeze kwa kundi nabonye nijoro mukikura hari ahantu Rubavu uziko mwasanze icyo bita ibyuma mwabonye iminara twebwe Rubavu tushaka kwestara stade twenyine tutatiriye n'ubu dufite igiterane kizaba ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 na 12 11 na 10 n'icumi z'ukwa 12 stade ya Rubavu korali zacu zashyiramo ibyuma nta muntu n'umwe duhamagaye urumva ko twibitseho ibyuma ariko aho gira ngo ngire ibyuma ntagira umwuka wera nagira umwuka wera ibyuma bikaza nyuma iyo mfite umwuka wera ibyuma biranshaka Imana ikomeze kuzuza umwuka wera mu izina rya Yesu mwatuguye neza mwabibonye impamvu mwabonye abanyagisenyi baje ntabwo naje njyenyine mwabonye ko tumaze kuba abantu bagera kuri 5 size n'abandi baje kuza nyuma hari umuntu w'igisenyi waje uretse w'irubavu ntawe nibarya 4 mwabonye nanjye wa 5 ariko duhagarariye babandi bose mwarakoze kudusura Imana ibaha umugisha kandi muzagaruka uyu mwaka utaha muri gahunda muri agenda muzongere mugaruke murebe ukuntu muzagaruka umwaka turacyafite amezi menshi muzakore muri agenda muzagaruke Rubavu tuzaba twateguye stade muzaza no tujye korera igiterane umwaka utaha nejo muri Sikera mubishyire muri agenda tuzabivugana n'abashumba muzongere mugaruke nanjye mpari twabanye umwanya mukeya njya mu giterane mu Gatenga
ariko ubutaha muzagaruke Sorowamu mwebwe muri mu mwenda ntabwo mwaka ntimwaje rero muramutse mutaje uyu nguyu yaba ari ingeso ko ntabwo yaba ari nk'ingeso ntabwo mwe mwatubwiye ko muzaza tubizi ko muzaza ntawe mubizi ko muzaza none mwaratinze ariko mubishyire muri gahunda muzaza sibyo mugende mubyandike ntimubigire urwenya turi imbere y'Imana mureba ahantu korari umuseke ubwo nkaba nzibitseho makutaha naba nzi ko mfite ibiterane bikomeye kandi bizagenda neza amen korari inkuru rero mwihangane ntago mbazi ntago mbazi ariko turamenyana sibyo Philadelphia nta kazina keza cyane mwihangane navuze umuseke niyo tuziranye nyine ariko namwe ubwo turamenyanye niba njyanye amazina abiri hano njyanye Philadelphia nayo nayimenye kandi mwese mumeze neza ntabwo turi mu competition ntabwo turi mu marushanwa ngo tuvuge ngo iririmba neza iririmba nabi no ikintu abavuga butumwa bose bavuga mu ndirimbo ni ijambo ry'Imana nta muntu rero ufite ibyo avuga bye nta muntu ukwiye no kwibona ku bandi nta wabambwe muri mwebwe ngazuke muririmba mwese umugabo umwe wazutse akabambwa amen yarabambwa arazuka niwe muririmba y'abakorari y'urubyiruko korari y'abana nta shari kandi iyo umuntu ashaka kurama mu bintu by'umwuka yirinda sigise iravuna umva urapfa ukarangira nabi ntabwo turi abambere bari kuririmba kandi Imana ifite abandi ifite izindi korari zaririmba zitari Sorowamu bamenye ko umunsi Yesu yavukaga yazanye umuvuga butumwa akazana na korari umunsi Yesu yavukaga Sorowamu ntiyari hari n'umuseke na Philadelphia na Hoziyana na Betelehemu ijuru ryizaniye korari ntabwo muzi ko haje korari ngo haza umutwe w'ingabo zo mu ijuru ziririmba ubwo se batari korari ntabwo babatumiyemo Imana ifite abaringi baririmba tudahari izana na Marika Gaburiyeli aravuga ngo hari inkuru nziza nawe avuga ubutumwa tudahari ibyo dukora byose rero ni umurimo w'abandi w'abamarayika amen tugomba kubikora duciye bugufi tuzi ko uyu murimo ari uw'abamarayika cyane ko tubikora tutanejejwe hage tubikora dufite intege nkeya Imana ikaduhisha ariko abamarayika baririmba nta cyaha bafite Imana turinde ubwibone bwo mu mwuka urugeye spirituel mu mwuka hari igihe sigise bakamwandika bakamuvuga atakwirinda icyo cyubahiro kikamwica agapfa mu byica abantu b'Imana benshi ni amashyi babaha nukuntu bavuga ariko burya nitumara gukora ibyo Imana ishaka cyangwa baduhamagaye twe tubwira ngo Mana icyubahiro ni kibi cyande kibi cy'Imana amen ijambo rero tujye kuganira insanganyamatsiko ya kino giterane no gushima giterane bagiteguriye gushima niyo gahunda akorariza hano hamwe n'ubuyobozi bateguye gushima mu gushima rero batumiramo abashyitsi mwabonye ari abashyitsi musengera mu yandi matorero abashyitsi basengera muri ADPR mumenye mwese ko impamvu ya kino giterane ari ugushima Imana dushimye umushumba rero w'ururembo ndetse n'umushumba w'iparuwasi nabo bafatanyije gukora umurimo w'Imana batugiriye icyizere bakaduhamagara mu kumva amashimwe ya hano ku munsi w'ejo rero twasomye ijambo n'ubundi rituyobora muri kino giterane yanditse muri Zaburi 22:26 nibyo jambo rikuru abantu bose bahawe riravuga ngo ni Zaburi 22:26 Zaburi 22:26 haranditse ngo kuri wowe no gushima kwanjye guturuka ngushimira mu iteraniro ryinshi cyase gushimira mu iteraniro ryinshi nzaguhigura umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha kuri wowe no gushima kwanjye guturuka nzagushimira mu iteraniro rinini ngushimire mu maso y'abakubaha muri make no gushima ko twaganire ku munsi w'ejo twabonye ko gushima ni formule cyangwa ni uburyo bwo gusaba mu kinyabupfura bishaka gusaba umuntu mu kinyabupfura uramushimira umuntu ubundi umushimiye ubumusabye noneho iyo udashimiye umuntu ubumugaye nabwo iyo udashimiye umuntu uri kumugaya niyo mpamvu rero niba mwateguye igiterane cyo gushima Imana bisobanura yuko hari ubundi buryo burimo politesse ubundi buryo formule
imana ukayibwira ngo ndagushimye mana, ni nko kwibwira ngo uzanyongere. Iyo ushimye imana uba uri kuyisaba mu buryo buziguye. Niyo mpamvu rero twabonye ku munsi w'ejo ko imbaraga z'umuntu w'Imana ntabwo ziri mu by'Imana izakora, ahubwo ziri mu byo yakoze. Twarabibonye ku munsi w'ejo. Iyo ushakiye Imana mu byo izakora igihe utayibona, kuko uhita wumva amakuru ateye ubwoba, ukabona imbere ntihameze neza, ugasanga ku isoko ibiciro byikubye gatatu, ukabona amatangazo mabi gusa, warangiza ugahita ubona hari urupfu. Ariko iyo ushaka kubona Imana neza, uyirebera mu rugendo mwabanyemo nayo, nibwo uyibona. Kambibutse ibyo muzi, Abisiraheli bajya kuva kwa Farawo, Imana yakoze ibitangaza bigera ku 10 bibumbiye mu bitangaza 10. Byari kugira ngo babone Imana. Igihe kigeze barahaguruka baragenda, bageze mu nyanja itukura, Imana iyo nyanja ivanamo umuhanda barawambuka, babona banyuze mu mazi. N'ubwa mbere kuva isi yaremwa habonetse abantu bagenda mu mazi n'amaguru. Ubwo bwa mbere nta handi tubizi byarabaye. Bimaze kuba bageze mu butayu, Imana isanga ko ikwiye kujya bagaburira. Ni nacyo kibazo abantu bibazaga, bazarya iki? Kuko Imana ari iteruye igihugu kijyanye ahandi, harimo ababyeyi batwite, harimo abonsa, abana bato, abasaza, abakecuru, abarwayi n'abazima. Cyari igihugu bateruye. Urebe nk'abanyarwanda bangana gutya ubashoreye ngo mujyane, bisaba yuko utwara imiti yo kuzabavuza, ugendana ibitaro, ugendana amashuri bazigamo, ugendana ibiryo bya mu gitondo, ugendana igikoma kandi munarya bimwe. Imana muyemere kandi muyikunde. Murebe Imana yagaburiye abantu ibiryo bimwe, buri wese akabona mu icyo yarakeneye. Ni ukuvuga ngo manu yazagiza ivuye mu ijuru, umwana yayirya akabariyemo biswi n'umugati na bumbu. Umuntu wese yaryaga manu ikamuhindukiramo icyo yarakeneye. Imana nuko iteye, irabajyana. Noneho Mose arayibwira atari ko Mana, nubwo umbaye abantu mu majyane, ndashaka ko tujyana. Nkunda ukuntu Mose yasenze. Ntabwo yabwiye Imana ngo ngenge nibaza yaba ari ngewe Imana yabwiye ngo njyana abantu. Nari kwibwira ndi kugira ngo bahagurutse, nyereka toni y'umuceri, nyereka amakara, nyereka amazi, nyereke farumasi. Bya bintu byose mujya muvuga, yamara kubima ngakomera umutima. Ariko Mose yabwiye Imana ati ibyo ngibyo byihorere, si ngomba kuri kubizanira imigati, amafuru y'imigati, amabiswi n'amata, byihorere. Ariko uze tujyane. Yarazi icyo avuze. Niyo mpamvu muri ibyo 90 yavuze ngo mwami kubaho ntagufite. Mwami kubaho ntagufite, bintera ubwoba maganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. Mwami kubaho ntagufite, bintera iki? Ubwoba, ikindi amaganya, bikarangira mfuye. Ndashaka kubwira abarokore muri aha mwese ko kuba dufite Imana nk'umutabazi wacu. Amen. Ntacyo tuzaba, dufite byose. Monishe ravuze ngo kugira Yesu ukimupata umepata byote. Haleluya. Nibwo rero Mose yabwiye Imana ati ndashaka ko tujyana. Mose azi ubwenge. Noneho nkibaza, hari abantu bajya babwira Imana ngo Mana mpinzu, umpe n'akazi, umpe n'umugabo, nushaka ugume mu ijuru, fa kunyihera urugo. Burya ikoze ibyaha ukicira inzira, ubwiye Imana ngo ntuyikeneye uzirwanaho. Ariko Mose yaribwiye ngo nutajyana nanjye ntudukure ino. Yari mavuga ngo ninjyana nawe ibibazo byose bizambaho nzabe kwikoreza. Ndashaka kubabwira ko niba ari ikintu cyaguha garanti y'ubuzima bwawe, nuko uva Imana muri kumwe. Uzirinde kwiteranya n'Imana kuko urayikeneye. Yewe sinshobora kwiteranya n'Imana. Nta kintu wanshira imbere, nta kintu wanzanira, ntacyo wambesha untandukanye nayo, kuko niyo nkeneye. Nzi ko ibintu byose abantu barahinduka,
igihe kirahinduka ariko uyu mugabo twizeye haleluya ntabwo ajya ahinduka. Imana ishimwe. Arayibwira ati wowe udahinduka uze tujyane. Namudahinduka tugumbane. Aragufata barajyana. Bageze mu nzira ibibazo byavuga akayihamagara kuko bari bazanye. Ati Uwiteka Mana mbigenze gute ko mbona inyuma ari ingabo za Farawo, imbere ari amazi, iburyo ni mu musore imisozi. Yaramubwira ngo icecekere, wahisemo neza kuko wanzanye. Kambabwire ko gukizwa ari amahitamo meza. Niba hari umuntu hano waje hano adakijijwe, turaza kugusengera ukizwe, kuko gukizwa niyo mahitamo meza aruta yandi. Amen. Tukiba kwa padiri kubahabaye, ese nahabaye ariko nize ku kigo cy'abapadiri. Hanyuma hajyaga haza padiri rimwe na rimwe gutanga amasakramento ku bantu nyine bakurikira inyigisho zo kwa padiri. Bakarima indirimbo nyinshi, ariko hari indirimbo igitero kimwe cy'indirimbo nakunze, nuko nyine mutayiririmbo wiririmbye bavuga ngo wasubiye kwa padiri, ariko hari amagambo yo kwa padiri mazima nabo bagira. Nibuhoraho aramahoro yawe, nibuhoraho ari ibyishimo. Komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Amen. Ndashaka kubabwira ko rero niba ari ishimwe rikomeye ukwiye kugira, ni ukuba Imana wumva muri kumwe. Niryo shimwe ruta amashimwe yose. Hari undi muntu nkunda muri Bibiliya witwa Mariya nyina wa Yesu. Mariya nyina wa Yesu biri mu bice bibiri muri Yohana. Bari bafite ubukwe i Kana y'i Galilaya. Ubwo bukwe Mariya abantu batekereza ko yari muri protokoli cyangwa muri service. Arangije rero bamutumiye, abwira Yesu umuhungu we ati hari ubukwe bwo mu muryango kandi ashaka ko tujyana. Bibiliya ivuga ngo nicyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze. Bivuze yuko nta hari Mariya yari yarigeze abona igitangaza Yesu yakoze. Igitangaza Mariya yarazi nuko yamusamye. Uburyo yamusamye yarakuzi nk'umuntu mukuru. Yesu afite abandi bavandimwe bavukanaga nawe, ariko Mariya yarazi ukuntu yasamye Yesu. Aravuga ati mbise igitangaza mu rugo, sijya mu bukwe ndakijyanye. Yesu ni igitangaza. Amen. Buri ubuzima bwacu ni ubukwe. Ubuzima bwawe burya ni ubukwe. Ubukwe ni igiki? Niho kuno utumira abantu bakaza. Mu bukwe abantu birinda ko bakorwa n'isoni bagaseka. Ariko n'ubuzima bwawe nabwo ni ubundi bukwe. Nutagira Yesu uzamwara. Ubuzima bwawe nabwo ni ubundi bukwe ukwabo. Mariya ariteganyiriza ubukwe. Ntiyamubwiye ngo amutwerere. Oya. Nta n'ikintu Yesu yari afite wavuge ngo hari konte, ngo hari akantu yiharitse, nta murima, ntaki tujyane. Yesu raraza. Bageze mu bukwe rero, wice ko Yesu yari umupasiteri, yari umushumba, yaravuze ngo ninge bungeri mwiza. Azana n'abandi benshi muri ubwo bukwe. Abashumba rero hari ukuntu bicara imbere. Utwo abashumba bicara imbere. Ubona ko ari abicaye imbere hariya se yabicara se. Keka ko Yesu nawe yicaye imbere n'intumwa ze. Iyo wicaye imbere rero y'ibyo kurya bije biguheraho. Niyo bishize bishira handi, areka bimbere yo babonyeho ibyabo. Ngira ngo sidi kubeshya hari. Yesu rero yari yicaye imbere n'intumwa ze. Bazana vino baranywa irarangira, kandi Yesu yanyweyeho karatatwerereye. Nta ntwererano. Ndashaka kubabwira ko Yesu mwizeye atwerera nyuma. Yesu atwerera nyuma. Abantu mwese mwamutumiye azabatwerera nyuma. Ubundi abakire bose niko babigenza. Abakene batwerera mbere ngo bayikure batazayamara. Ariko abakene batwerera mbere, abakire mukene kubwira ngo uzanyibutse uzanyibutse, kubera ko nta kibazo cy'amafaranga afite, ikibazo cy'umwanya. Yesu nawe atwerera nyuma nk'abakire bose rero. Umugabo witwa Yesu anyweye vino irashize n'ibiryo, kandi Yesu Mariya ari mu gikari, agenda abwira Yesu ati rero nubwo ubukwe twabujemo burimo n'ibibazo byarangiye, kandi wowe wanyweye ibyawe, kuko wafashe inkoko yawe, wariye n'ifi, wanyweye na fanta, ariko abasigaye inyuma batahiyaho. Ariko umva ikintu cyiza Mariya yakoze, yari yanamuzanye. Kamubwiye niba mutinya guseba no kwandagara, mujye mumwita
n'isoni ujya wumva ko ari hafi, ujya wumva ko hari gusa. Mu bibazo ukwiye kumenya ko Yesu muri kumwe, ntube mu kintu Yesu atarimo. Uzirinde kujya mu kintu Imana itabamo. Mariya yari yazanye Yesu mu birori, aramubwira tumva rero nzi ko nta kintu ufite mu rugo, ariko mu bukwe ikintu gikomeye wankoreye nuko waje mu bukwe. Yesu ati se mubyeyi, ibi bintu tubigendanyamo dute? Ko ngewe naje mu birori, ibi bindi umbwira ni ibiki? Aravuga tumva nakuzanye mbizi, nzi ko nta kintu ufite mu rugo, kuri momo nta kiriho, no muri sako ntacyo, ariko hari ikintu nkuziho. Aravuga ati vuga gusa. Haleluya! Yaravuze ngo ijambo ryo warizanye. Yaravuze ngo nzi ko mbere na mbere hariho Imana, hariho jambo. Yarazi nandi mazina, yavuze ati nzi ko witwa jambo kandi nzi ko witwa Imana. Gira ikintu uvuga gusa mu birori, gira ijambo uvuga. Haleluya! Ngo Mariya agenda ategura abadiyakoni, arababwira tumva rero ubu bukwe nubwo bufite ibibazo, ntabwo bufite ibibazo gusa, burimo n'ibisubizo. Ubuzima bufite Yesu ntibugira ibibazo gusa, bugira n'ibisubizo. Haleluya! Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yamvuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo. Ntabwo ubuzima bw'umurokore bugira ibibazo gusa, bufite ku rundi ruhande ibisubizo. Ubuzima burimo Yesu ntabwo bubura ibibazo, ariko hafi y'ibibazo. Amen. Niyo mpamvu rero guhitamo Yesu ni amahitamo meza. Ntabwo uzabura ibibazo, ntabwo uzabura ingorane, ariko hafi y'ibyo bimeze gutyo hari igisubizo. Mariya abwira abadiyakoni ngo icyo ababwira cyose mu gikori. Yarazi ko Yesu ari ijambo, maze ategura abadiyakoni. Yesu arababwira tumva rero burya Mariya yambwiye numvise, mushakira ibibindi. Bashaka ibindi byuzuye amazi, ngo baravoma biruzura. Bamaze kuzura, Yesu arategeka ati mushyire umusangwa mukuru agira ikintu avuga. Bashyira umusangwa mukuru aravuga ngo abandi bose babanza bigeze gute? Babanza ibi ryoshye, ibibishe bikaza nyuma. Ngo ariko uyu mugabo mwizeye abanza bimeze gute? Ibibishe, ibiryoshye bikaza. Niyo mpamvu no mwisi tubanza ibibishe, ariko imbere aho tujya. Haleluya! Kwa Yesu muri ubu buzima tubanza ibibishe. Niyo mpamvu n'abantu bagukirwa byabananiye, hari igihe babona abarokore bameze nk'aho batuzuye mu mutwe, kuko tubanza ibibishe. Ariko mu gihe kiri imbere umwami naza gutwara itorero, bazavuga ati uyu mugabo abanza ibibishe ari agasoza ibiryoshye. Amen. Uwo ni Yesu narimo mvuga ko kumwitwaza ari ukwiteganyiriza. Amakuru yanyu mfite rero, ashaka kubategura kugira ngo umushime Imana, nuko ibibazo n'ibisubizo biraturanye ku bantu b'Imana. Umuturanyi ni umuntu uri kumwe n'undi nyine. Ye kubaho ibintu bitatu bituranye: agasuzuguro n'icyubahiro. Burya biraturanye. Agasuzuguro n'icyubahiro biraturanye. Mbabwire inkuru ibivuga. Moridekayi muramwibuka, bamusuzuguye, bamushingiye igiti, aba ku irembo. Byabaye mu ijoro rimwe. Umugoroba umwe yarayasuzuguritse, bucya mu gitondo agenda mu muhanda. Ubwo ntibituranye? Biraturanye. Inzara n'ibiryo biraturanye. Tugi Samariya aho bari abana. Muzi ko Samariya bari abana bari mu rupangu imbere, inyuma y'urukuta hari amatoni. Bigize gute? Biraturanye. Urupfu n'ubuzima biraturanye. Iyo umuntu yambuye ubuzima ajya mu bundi buzima budapfa.
niyo mpamvu ndi kubinginga ngo mukunde Yesu kandi mumugumane. Igiterane nicyo gushima Imana. Ishimwe rya mbere rikomeye nuko Yesu tumufite. Hari ijambo rindi ngiye gusorezaho kubera ko dufite igiterane ku mwanya ku mugoroba ry'umugabo nkunda muri Bibiliya witwa Pawulo, ukuntu yashimye. Iryo shimwe rye tugiye gusoma muri Bibiliya turaza kurihuriraho bidufashe gusenga. Ngiye gusoma urwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo cyawo cya mbere umurongo wa 12. Ndashaka ko dusoma iryo jambo, twamara kurisoma tukaritekerezaho gato tugasenga kugira ngo tuze kwakira indirimbo zindi zisoza igice cya mbere, tujye no kuruhuka tugaruke mu giterane kiza kwa mukanya. Tugiye gusangira ishimwe rya Pawulo rero yandikiye itorero, ariko yandikira urwandiko rwandikira Timoteyo cyawo cya mbere umurongo wa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Ese namwe mwahabonye? Ndi gusoma mu rwa mbere yandikiye Timoteyo cyawo cya mbere umurongo wa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Kambasome. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi wo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganye n'umugabo n'urenganye n'umunyarugomo, ariko yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji tarizera. Ndashaka ko muza kumfasha gushimira Imana yatugira icyizere. Amen. Ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavu. Ndino mwisi irananira kugushima uko bikwiriye. Nyuma y'umuzankuru ndi rurimi ngengusi ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wawe. Ndashaka ko dufatikanye na Pawulo gushima Imana imbabazi yatugiriye. Amen. Pawulo ninde? Ni muntu ki? Uyu mugabo witwa Pawulo ni umwisiraheli. Umwisiraheli ni umuntu uvuka kwa Yakobo wo kwa Benjamini. Ni wo kwa Benjamini, ni wo muryango w'iwabo. Mu bana ba Yakobo hari witwa Benjamin wavukanaga na Yosefu. Uyu mugabo avuka kwa Benjamini. Yagize amahirwe yo kuvukira mu muryango ukize. Abashakashatsi bahamya ko Pawulo yavukiye iwabo bari bafite uruganda rukora imyenda, bafite itagisirwa, bafite uruganda rukora imyenda ruboha amahema. Kubera izo mpamvu byatumye se wa Pawulo ajyana abana kwiga amashuri meza. Muzi ko abakire muri hano abana banyu biga mu mashuri meza. Pawulo nawe yajyanye abana be nako se wa Pawulo yajyanye abana be kwiga mu mashuri meza, harimo n'umuhungu witwa Pawulo. Amashuri y'Abagiriki, bari Abayuda, bari abo mu muryango wo kwa Benjamini, ariko biga amashuri meza. Ariko yigamo amategeko,
amategeko ya Mose byo bita Tora, yiga ibitabo bitanu bya Mose, amategeko y'abayuda yabagengaga, yiga neza cyane. Abantu bakeka ko Yesu iyo aza kujya kwigana na Pawulo bari kwiga mu ishuri rimwe, yani magambo bajya kungana. Igihe Pawulo yavukiye n'igihe Yesu yavukiye ni mu gihe kimwe, bari kujya mu mwaka umwe, yari promotion imwe na Yesu, ariko ntiyigeze amumenye. Uyu nguyu yabaye muri Turikiya, iyo yavukiye iwabo ntabwo yavukiye za Yesu umunyegalilaya, ntabwo yavukiye Galilaya muri Palestine, yavukiye mu bihugu bya Turikiya. Aho ngaho niho yavukiye, yo mu Bugiriki hafi aho. Yiga ikigiriki cyiza, yiga amashuri meza, arangije abona akazi mu urukiko mpanabyaha ruhana ibyaha by'abayuda. Iyo babaga bakoze ibyaha, hari ibyaha by'idini, ukoze ibyaha urukiko rukamuhana. Nayo mategeko yize rero. Akiba ku ishuri akubitana n'ubutumwa bwiza, akubitana n'uko Yesu yaje mu isi ntiyamumenye. Yesu akora imirimo, Yesu arapfa, Yesu arazuka ajya mu ijuru. Pawulo ntabyo azi. Aje rero bamuhaye akazi, ahurana n'uko itorero ryavutse, asanga abarokore barimo bavuga n'ab'amategeko kandi ariyo yize. Aravuga, bamuha akazi bati rero cyari umusore, cyari mutoya, tuguhaye gukubita abakristo no kubakuraho no kubafunga no kubatoteza. Umugabo rero nk'uko yabivuze mu Bagalatiya, yaravuze ngo narushaga bene wacu umwete. Abikora neza cyane. Akazi ko kwica abarokore, uwo yishe bwa mbere ni Stefano, niwe wa mbere yishe. Nusoma amakuru mu byakozwe n'intumwa uzasanga abicanyi bagiye kwica Stefano. Pawulo yari ahagaze aho ngaho, baramubwira kugira ngo amaraso atadutarukiraho, bafata imyenda bayiha Pawulo nk'umuyobozi w'igitero, kuko bamuteye amabuye kandi amabuye yatumaga amaraso ataruka. Pawulo yicara rero ku myenda yabo, yumva uko ari kuvuga. Kandi uwo Stefano nawe yari yarize amategeko nk'ayo Pawulo yize, aranakizwa. Ariko Pawulo ntiyari akijijwe, yari azi iby'amategeko ya Kiyuda gusa. Uwo ni umwe mu bapfuye mu gitero yoroganije. Ntiyarangirije aho, atoteza ngo abitorero, abagirira nabi, ngo ateze igikuba, ajya i Damasiko, n'abari mu nzira akabasangayo. Baramuhunze abasangayo. Ari muri urwo rugendo rero nibwo yumvise ijwi. Amen. Bivuga ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aravuga ngo urinde mwami nkakwizera. Njyewe ntabwo nkurenganya, wowe urinde se, wowe wubahe. Aramubwira ngo ndi Kristo uwo urenganya. Kuva uwo munsi ntiyongeye kwica, ntiyongeye kugira nabi, yahise akizwa neza. Amara iminsi 3 atumva atabona, ahabyukiye abayabonye ibyo atamenye. Amenya Yesu. Yesu aramwiyereka, aramusobanurira, ni njye urenganya, sinakurenganya, uri umunyamategeko wize iby'abayuda, ariko mfite itorero ryanjye, sinkurenganya, ntabyo uzurijije nyine ku byo kumenya gakiza, ariko ndakubwiye ndashaka gukoresha igikoresho cyanjye, ugenda umvugire, ujye mu banyamahanga, wamamaza ubutumwa bwiza. Pawulo rero arangije ibyo kwica abantu no kugira nabi itorero arabireka. Amaze kubireka rero, Imana imukoresha ibintu bikomeye muzi. Muri Bibiliya yanditse ibitabo 27. Bibiliya dufite, Bibiliya yera, irimo ibitabo 66. Hafi kimwe cya kabiri niwe wabyanditse. Itorero mubona dufite, ibintu byose dukoresha ni Pawulo wabyanditse. Ushaka kumenya iby'ubukwe ni ubikubwira. Inshingano z'abadiyakoni baza Pawulo, ibya gishumba baza Pawulo, kuza kwa Yesu baza Pawulo, igaburo ryera baza Pawulo. Ibintu yanditse rero arusha abantu bose, arusha Matayo, arusha Luka, kuko Luka we n'umunyamakuru wagendanaga na Pawulo, agenda afata inkuru yanditse. Uyu mugabo amaze gutekereza urwo rugendo rw'ibyaha yabayemo, yibutse ukuntu Imana yamuhamagaye, yumva yashima Imana. Niho twamaze gusoma ukuntu yashimye rero. Yaravuze ngo ndashimira umwami wacu Yesu. Amen. Kuko yambashishije akabona ko ndo kwizera.
nubwo nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugomo, ariko yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji tarizera. Amen. Ndashaka ko tuza gushimana na Pawulo tunasoza inyigisho. Igice cya mbere tugisoze dushimana na Pawulo imbabazi Imana yamugiriye. Hari amagambo abiri nshaka ko mwumva. Ijambo rya mbere ni imbabazi, irya kabiri ni icyizere. Pawulo rero yarakeneye ko ababarirwa ariko akagirirwa n'icyizere. Ibintu bibiri. Ashimye Imana kubw'icyizere Imana yamugiriye ikamugabira umurimo we. Noneho izi mbabazi n'icyizere ni ibintu bikomeye. Ngiye kubaha urugero abadamu muri aha mukanguke. Kanguke ndabuva hashyushye, ariko abadamu muri aha mukanguke ngiye gutanga urugero mbabarire mu rwumve. Ibyo ngiye gutanga urugero ntibikababeho, bizabe ku bandi. Reka mvuge urugero rw'umuntu utaje hano gusenga. Umugore yari afite umugabo nkuko nawe umufite. Hanyuma rero akaba afite na murumuna wiwe, murumuna w'umugore. Ubwo wapfanikiye umugabo we ni muramu. Mbese madamu yarashatse mu rugo afite na murumuna wiwe yahazanye babana. Noneho wa mugabo akajya muca inyuma karyamana na muramu we. Mwimo mubyumva? Ntago umugore yaje hano, ariko yabayeho. Ariko uwo mugabo yajyaga ajya no gusenga, ariko ari umunyerari nyine, ari umunyabyaha. Buke rero umugore aramufata, mufatana na murumuna we. Amaze kumufata rero amusaba imbabazi. Madamu rwose mbabarira. Arapfukama asaba imbabazi, azana n'uwo murumuna wiwe ati tubabarire. Bari abarokore nyine bari ku rugo rwego bameze gutyo, baguye bagwa mu burokora. Nk'abantu barokore baguye, hari abantu baguye mu nsengero, bagwa mu makorari, bagwa mu nshingano, bapfuye. Wa mudamu rero arebye ukuntu umugabo asabye imbabazi, arebye ukuntu yikubise imbere yiwe, arebye ukuntu uwo mukobwa nawe avuze ati mumbabarire, madamu arababarira umugabo we. Abadamu muri hamwe kubyumva, yaramubabariye. Hanyuma rero ikintu cyabaye rero, arangije aravuga ati rero nubwo mbababariye, ariko uyu mukobwa asubira iwacu. Sinzira mwabyumvise. Muzi icyabaye? Yababuriye iki? Icyizere. Imbabazi ndazibaha, ariko icyizere cyo wapi? Abadamu murumva yaragize neza cyangwa ari kwihangana bakagumana? Muramushyigikiye? None se ko uyu muntu yasabye imbabazi, ko uyu muntu yihannye, kuki mushaka mwirukana murumuna wanyu? Mwasubije mwababyeyi, muramuhora iki uyu mukobwa bagumanye ngo bazongera? Ibi bibabwiriye kubabwira icyo bita imbabazi n'icyizere. Yarabababariye, ariko icyizere wapi? Abwira umukobwa ati subira kwa nyoko. Mwumvise? Nuko duteye twebwe tubabariye umuntu tumukuraho iki? Icyizere. Iyo umuntu muhaye amafaranga akakubwira ati yampenza yaguha, kandi abantu baguza amafaranga bavuga vuba, bavuga vuba ati rwose ni nk'iminsi 3 ndabanyaguhaye, nta nazayavana agira ngakubeshye, ukayamuha amaze ko kuzayamba ko nanjye nyakeneye. Cyagiye cyagira akuraho telefone, wamushaka ukamubura, ukaberwa yagiye akakubeshya ngo yazimye, ngo umuriro washizemo. Ikibazo nibaza niki? Akazaguha bigoranye, akayaguha. Wazamuhandi kanguka, wazamuhandi wapi? Uzi cyabiteye? Timbabarira rwose, burya urumuhimbabazi ariko ukamukuraho iki? Ikize.
ariko imana iyi ngiyi twaje imbere, iyi mana mwaje imbere mwese, haleluya. iyo ayitandukaniye n'abantu, igikubabarira ikakugirira n'iki, n'icyizere, haleluya. iyi mana irakubabarira ikavuga ngo ntabwo azongera, ariko abantu bo iyo bakubabariye baravuga ngo nubwo tumubabariye azabyongera. niyo mpamvu iyo umuntu yatuye abantu atinya kwatura ibyaha, nuko atinya ko mumukuraho icyizere, avuga ati ni natura se barambabarira, nibambabarira se baramba icyizere, abandi bakanimuka bakajya ahandi kuko bazi ko imbabazi mwaze bahaye ako icyizere ntacyo mwabahaye. ariko imana yo rero ayitandukaniye n'abantu, nuko yo ikubabariye kugirira n'iki, n'icyizere. arandika aravuga ati rero ndashaka gushima, ndashimira umwami wacu Yesu Kristo kuko yabonye ko ndi uwo kwizerwa. urumva, yabonye ko nazongera kujya kwica abantu, yabonye ko nazongera gusubira inyuma ngo ngwe, irangije ingabira umurimo we. nubwo nabanje kumutukanye n'umunyarugomo, yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizeye. ndashaka kubabwira ngo mushimire imana ko imana yatubabariye ikatugirira n'iki, n'ikiza. amen. muyongera amashyi. iyi mana yaratubabariye, irangije itugirira icyizere, irangije iratugabira. iryo ni ishimwe rikomeye, kandi icyizere kirakomeye. imana idufitiye icyizere, yikuriye bibona uri uwo kwizerwa, yikuriye bibona nta kitagukorera nubwo wabaje kubyangiza, ariko imana yo yabonye ko ibyo ngibyo nubwo byabayeho yabibitse ahantu avuga ngo yego yarabikoze, ariko namugiriye icyizere. amen. satani rero dukunda ateye ajya yibutsa umuntu ibyaha bye. muri byavuze ngo satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, satani yanyibuki gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyiye yantumbi. ndebayo mukiza wanjye wabinkuyeho byose, ubwayarabonye nuko si. ububi bwa satani, hari abantu muri mwebwe muri aya materaniro mwakoze icyaha, mumaze kugikora muranatura murihana, ariko satani ageze akavuga ngo ntiwababariwe, ukumva amajwi akubwira ngo ntiwababariwe, wahura n'ibyago n'amakuba, ijwi rikavuga ngo ikibiteye ni cyaca. nyamara imana yarakubabariye, irangije ikugirira n'iki, n'icyizere. satani we ashinzwe kuguca intege akavuga ngo ntabwo imana yakubabariye. pawulo arangije aravuga ngo maze kubimenye, niho kubwira imana ngo mana kuba umbabariye ko nishe Stefano, kuba umbabariye ko nishe itorero rya mbere nkaritoteza birahagije. imana iravuga ngo ntabwo ibyo ni bitoya, ndakubabariye guhaye n'icyizeye nanakugabiye. iramubabarira, irangije iranamwizera, irangije iranamugabira. aravuga ati ibyo ni ishimwe rikomeye. ndashaka kubabwira ko iyi mana turi kumwe nayo ari imana iteye gutyo. satani nagucyurira ngo ntiwababariwe, uzamubwira uti narababariwe, kandi imana ifite iki, icyizere ko ntazongera. agatabo k'umugenzi abagasomye, muzasoma ahantu handitse uburyo mu Kristo ngo satani yamubwiye ngo uzajya mu ijuru, ngo ntuzajya mu ijuru, amwereka ibyaha, amwereka bitanu. aramubwira ati cyambere, uzi neza ko igihe wakizwaga wagendanye umutwaro ukuremereye kandi ugashaka kuwikuraho ukoresheje amategeko, wicira inzira ujya kwa mukirisha amategeko. cyose icyaha wataye inzira, ndacyemera. cya kabiri, waciye mu isayo gahinda gasaze, ugezeyo urashayagurika, kandi harimo amasezerano, harimo amabuye abantu bakandagiraho, ariko wowe bakandagiraga hadakandagirwa, none ngo urajya mu ijuru, kandi byari gukuri. icya gatatu, uherutse guca ahantu hari intare ziziritse zirimo n'ibiziriko, ariko kugira ngo uzirebe uratinya, none ngo urajya mu ijuru. icya kane, uherutse gusinzira
baruhukiramo urangije wibagirirwamo n'igitabo cya Bibiliya none ngo urajya mu ijuru aramubwira ati kandi nubwo yarutse kurwana warwanye na Pawulo utandukana n'inkota yawe umva ukuntu yavuze yaravuze ngo ibyo uvuze n'ibyo utavuze haleluya ibyo uvuze n'ibyo utavuze narabikoze ariko umwami wanjye yarabimbabariye ndashaka mugomba kujya mwakira imbabazi z'Imana nagira umuntu ugucyurira ibyaha wakoze kera yimubwira ngo ibyo uvuze n'ibyo utazi koko narabikoze ariko umwami wanjye nizeye yarabimbabariye uzongera ngo kandi afite iki icyizere haleluya Imana ishimwe ko yabagiriye icyizere mwese muri aho Imana yabagiriye icyizere niyo mpamvu korali Silowamu muri hano ubu ntabwo muri abamarayika abantu basanzwe ariko muhagarara hano Imana ikabasenga ubwiza bwayo ari umuseke muhagarara hano Imana ikabasenga ubwiza bwayo ikabagirira icyizere mukaririmba mugataha wasanga ari waje atonganye mu gitondo ntabwo mpamya ko mwese habuze watonganye tu hari watinze kuza kuri bisi aracererwa ubwo se yabuze ntabwo yabura wishe gahunda ntabwo mwabura umuntu watonganye ariko nubwo ari uko bimeze Imana yavuze ngo ibyo ni bitoya yavuze ngo ibyo ni bitoya haleluya yavuze ngo mugende mu murimo wanjye muhagaze hano Imana ibabona nk'abo yagiriye icyizere ibagabira gukorera Imana ubu ntabwo turi abamarayika turi abantu bagiriwe icyizere umva kandi ukeza uwakitugiriye rero aruta bose muzarebe umuntu nyakwa perezida wa Afurika yagiriye icyizere akamuha ikintu wamuvugaho se wakimuhaye aruta abanyarwanda bose ntiwamuvugaho wajya kubaza wabimugiriye none rero watugiriye icyizere aruta bose mujye mubigendera mu byiyorose mubwire Satani mubwire uti icyonzi ndashidikanya Imana yarambabariye kandi ntabwo yarangirije aho yongeyeho no kungirira icyizere unavuge kandi ngo yarangabiye amen dusenga rero ndashaka gusengera abantu bakurikira Pawulo yavuze ijambo rindi yavuze ngo nubwo nabanje kumutukanya umuki n'umunyarugomo yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ndashaka kubabwira ko abantu batizera Yesu isi y'umwuka babita injiji ubujiji ni iki ni ikintu wagombye kubuzi ukabutarakimenye niyo mpamvu musabwa kubabarira abantu batizera ntabwo ari bo n'ubujiji Pawulo yarafite doktora yarafite impamyabushobozi y'ikirenga mu gihe cye murebe mege ntimurayigira we mu myaka 30 yarayifite hashize imyaka hafi 2000 yari intuti za mbere zizi ariko aravuga ngo ntabwo mbyumva uburyo ndinjije yize kuki ntamenye ibi bintu aravuga ngo mwami mbabarira narijije ndashaka kugira abarokore ko gukizwa nukujijuka kuba umuntu ukijijwe ntago ari ibintu by'abaswa hari ikintu nabwiye Imana kandi yarakinkuriye najyaga mvuga ubutumwa yatangiye kera najyaga mvuga ubutumwa ngiye mvuka mu rugo rw'abantu bakijijwe data n'umupasiteri n'ubariho nagize amahirwe kwigisha ibyo ku cyumweru hanyuma mbatsigwa afite imyaka 12 nuzura umukabera ku myaka 18 kuva uwo munsi kugeza none nta kindi mvuga Yesu kandi ntago mubeshera kuko naramubonye ndangije rero namuvuga nka mfite ibibazo bitatu bituma mbura mpagarara muvuga harakantu Imana bahike ahantu ho guhagarara muvuge Yesu niba hari umufite ikibazo twanamusengera murabona kano karabyo gahagaze hano gafite amaguru murabona urabyo ntimwari kurubona urunguru bifite akantu ruhagararaho ni rwiza ariko rukeneye amaguru Imana ibaha amaguru mu izina rya Yesu umuseke Imana ibaha utuntu muhagararaho rwose baho twuma pe baha ibyuma rwose uvuga Yesu neza muririmba Yesu neza akebahe n'ibyuma nari mfite ibibazo rero bitatu nari mfite ubukene bugaragara yuvuga ubutumwa ufite ubukene bagira ngo uri gusabiriza bakavuga ati ni inzara niyo mpamvu abarokore
usanga abantu benshi basenga cyane bafite n'inzara. Ngiye kubona abarokore bafite ibiryo bakanasenga kugira ngo igitutsi badushyizeho kituveho. Iyo ubonye abantu basenga ubabona nk'abashonji, nk'abanyenzara, nk'idushyi, nk'abantu baguwe. Nyamara si ukuri. Burya abantu bakize bakwiye gusenga, ahubwo abakomeye bakwiye gusenga kuruta abafite inzara n'ibibazo. Ufite ibibazo bigaragara n'amaso by'inzara bigatuma rero ndi kuvuga Yesu bati ni inzara ari gusabiriza. Bwira Yesu nti Yesu uzankiza inzara, umpe ibiryo ntarangiza. Nimvuga Yesu mvuge Yesu ntabwo nza gusaba ibyo kurya. Uyu navuze ubutumwa muri umujyi wa Kigali, nta muntu n'umwe nigeze nakitiki. Niba muzabaze aho nagivuze ubutumwa hose, nta hantu na hamwe njya kuvuga ubutumwa babwire ngo bampitike rinjyana. Reka nabwe Yesu ngo ujye umpitike rinyana ringarure. Mvuga ubutumwa ndaje, sinshaka ko muzafateranya n'inzara. Amen. Yesu arabinkorera. Yarabinkoreye ncuruza amazi, ngiye n'umucuruzi w'amazi, ngiye nacuruje amazi. Ugiye aho ntuye ahantu uvuga ngo pasi rucuruza amazi, ni kuri iryo zina ryanjye. Aho ntuye hariya muri Nyabisindu i Remera. Curuza amazi, nkajya kurangura amazi Kimisagara, nkayacuruza mu gitondo, ngeze aho nzana Borone Fontaine, ikintu kitwa inzara mu rugo kirarangira. Mbona n'itike rijya rijyana kwivuga butumwa. Icya kabiri nabwiye Yesu, murabona naya kamera, aya makamera mubona nayo afite amaguru ahagazeho. Mwa mwana niwe mutaza kugira ayo maguru ayo makamera. Sene naragiye kwiga kubera amateka y'ubuzima bwanjye. Bwira Yesu mana, nimvuga ninzaya nkuvuga ntarize bazajya banyitishije. Kandi suko ndakijijwe, ariko uzanyane ku ishuri. Uzuko nagiye kwiga n'umugabo. Mfite abana bose mfite abana batandatu. Ya segonderi nambara uniforme, ndiga nize Kacyiru kuri paperi. Segonderi ndayirangiza, ya kaminuza ndayirangiza, ubu ndangije masters mu Bubiligi. Ubwo rero izo mpapuro abandi birata nazo ndazibonye. Ibyo abantu bayibirata ngo barize by'ibipapuro nange ndabifite. Icya gatatu nabwiye Yesu, mu itorero ryacu hari igihe uvuga Yesu bati suriya n'indi aramuvuga nkandi. None yampaye n'akandi kaguru mba irubavu. Iyi mfite akaguru kaje ejo bundi nako kiyongereyeho. Nyobora akarere ka Ngororero, amatorero yose muri Ngororero yose. Mwabyumvise ubwo? Ayo muri Rutsiro, aho muri Nyabihu na Rubavu. Mfite amatorero 540. Ninjye mushumba ufite amatorero menshi kuruta abantu bose. Na Kananga aranyuba. Bose baranyuba. Ngigira menshi. Noneho ngiye kureba nsanga mfite aho navuga ubutumwa ndasabirije. Yesu ashimwe. Ndashaka no kuza kubasengera. Haye igihe ujya kuvuga Yesu ufite ikigeragezo, ukaririmba ari kuri buburari, ukaririmba ufite igishakwe, ariko Yesu aguha akaguru gatubona aho uhera uvuga ubutumwa bwiza. Haleluya! Yesu ajya bikora. Amen. Yesu ajya bikora agatuma nta muntu waguhagarara imbere. Ubu nta wampagarara imbere ngo agire ikidambwira. Ntacyo wambwira kuko navugaga ubutumwa ngijijwe, ariko nabuvuga kubera ko mbuza amaguru yo guhagararaho ngo vuvuge. Yesu ayanteraho kandi ntabwo ararangiza. Kareka yarambwiye ati umva ati uravuga ati nzagutera wandi hari ibintu nzagukorera bikomeye. Ariko nashima Yesu ko ajya aho duhagarara tukamuvugira. Imana ibaho umugisha. Abashaka ko tubasengera turaza kubikora. Hari igihe uvuga Yesu barebe uko wambaye bakaguhinyura. Atowe Yesu amamara iki abanje akamwambika. Hari igihe uvuga Yesu ufite amadeni. Tukuvuga Yesu ufite amadeni y'abandi. Urimo amadeni y'abandi bantu. Utise uriya muntu ari muri korari yavuyemo akishura amadeni y'abandi. Hari igihe ufite ibigerageza abantu bazi ku buryo iyo uhagaze uvuga bibuka n'urugo rwawe ko rwakunariye. Hari igihe ufite urugo rubi, ufite umugabo mubana nabi, ufite umugore mubana nabi, ufite abana bakunaniye b'inzererezi, ukavuga Imana ariko abana bari mu muhanda. Muremera tuza gusengana namwe. Ni ukuri Imana ibahe igituma ubutumwa butambuka. Cyo turagisengera. Kiri dusengera ariko n'ikifuzo cyuza gusengera. Bashoma mwitegura cyo turagisengera kandi mwizere. Ashaka kwabira ko mukwiye kwizera. Ngende umushyitsi. Yage ntabwo ndi wahanu ngende umushyitsi. Naje hano ndi umushyitsi. Kandi abashyitsi baba bari mandate. Baba bafite ubutware bwo gusengera ikintu kikemera. Kubera iki Bibiliya irambwira ngo nujya mu nzu z'abanyamahoro bahaguha amazi yo kunywa, bahaguha intebe yo kwicaraho.
ntuzahaguruke utabasabiye iki umugisha ibyo tubasabira biraza kwemera muremera mwizere ni ukuri ndashaka ko agasuzuguro k'abadayimoni hari igihe ubura umuntu w'Imana ariko ufite agasuzuguro k'abadayimoni kakurira niyo mpamvu tuzawugusengera kandi wizere ko cyiterana gifite inyungu ku buzima bwawe Imana yakugiriye imbabazi ikufitiye icyizere kandi iragukunda isengesho rya kabiri rero ni isengesho ry'abantu batazi Yesu Pawulo yabisinjije yavuze ngo kuko nabikoze mu bujiji ntarizera buryo umuntu akijijwe niyo yaza mu giterane Imana imubara nk'injiji kubera ko ategeze ahagarara ngo yemere kwizera Yesu uwo niwe turamusengera dufite abandi tuza gusengera ngewe nitabaswa umuswa ni umuntu wiga ntafate yova ngo ufite umwana w'umuswa ufite umwana ngo w'umuswa ni umuntu wiga ntafate abantu biga ntibafate nabarokore bakora ibyaha kandi bakijijwe mwari muzi ko buriya nta muntu wemerewe gukora icyaha icyambere leta iragihana amategeko y'igihugu ahana abanyabyaha noneho n'amategeko y'Imana yo ni hatari nta murokore n'umwe uri exonere wemerewe wasonewe gukora icyaha niyo mpamvu yuko n'ibyaha warakijijwe ubu uri umuswa kubera ko ntabwo Yesu akiza inzoga gusa hari igihe bababeshe ngo Yesu akiza inzoga zonyine Yesu akiza inzoga koko akiza n'itabi n'ubusambanyi akiza n'ibindi byaha mwasigaranye niyo mpamvu ushaka ko tubasengera maze iminsi mbaza abantu bafite kampani zitwara ibishingwe kababaza ndise hari umuntu ufite kampani imutwarira ibishingwe murabizi we barabigutwarira ibyawe ntuvuge iby'abandi ibishingwe iwawe bajyaza kubitwara ubishyira ku muhanda si ubishyira cyangwa niba byikorera ku mutwe ariko ntibakibaho baza kubireba mu rugo haraho mwavuganye mu bishyira akabazo nibaza naka batwara ibihe tugira ibishingwe by'ubwoko bubiri byo twasohoye n'ibyo twasigaranye nibihe batwara ibyo utakubuye barabijyana bajya mu cyumba cyawe batwara ibyo yashyize ku muhanda mwari muzi ko Yesu nawe ariko ameze atwara ibyaha mwemeye kwihana ibyaha wihanye yarabijyanye ibyo wasigaranye warabigumanye ibizivana icyaha ufite tikizivana kugeza igihe uzacyaturira Yesu afite kampani itwara ibishingwe byo mu mutima Yesu afite kampani itwara ibishingwe bye hehe Yesu atwara agahinda n'amaganya ibintu mufite biri kubavuna nuko mwabwiza amahitamo yanyu ubundi niba wowe byarakunaniye wabyikuyeho uzi kurarurira kandi ufite uwo wabibwira uzi ko Yesu yitwa karuhura yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe ni musange ndabaruhura ndashaka kubwira abakirisitu ko nta cyaha na kimwe Yesu atashobora ibyo usigaranye ibyo ngibyo ubikora nuko nyine wavuze ngo ni ibyawe kandi ntabwo uzabyikuraho kugeza uzabisohora mu mutima wawe ugakubura ukajyana ku muhanda Yesu akabijyana n'amaganya niko ameze agahinda n'amaganya n'imibabaro Yesu arabijyana kandi mugiye kujya impaka ngo ntabijyana kuko mushaka kubigumana ntacyo bikumariye sohora ibishingwe ibibazo ingorane agahinda amaganya Yesu arabijyana ndashaka no gusengera abantu bajya bakora ibyaha kandi bakijijwe buriya iyo ukora ibyaha ukijijwe uzi ikintu buri gukora ukoze ikintu gikomeye ubu uri guhinyura amaraso ya Yesu ugatoranya nk'ibyaha wihana n'ibyo ugumana kuko ibindi bigufitiye akamaro harabo musange hari ibyaha mukora bibafitiye inyungu dufite abantu bafite ibyaha batakwihana kwa tse ninkihana ndabaho gute ko kintuze hari ibyaha bitunze abantu iyo bagiye kubyihana babari imibare ninkihana ndasigara ndarya gute kandi kintunze ariko Yesu ashaka gusohora ibishingwe mu mutima wawe usohora umwanda mu mutima wawe ukaza gutunga arakuzi amen duhere tujye gusenga mu buryo butatu rero ngiye gusengera abantu batazi Yesu baje muri amateraniro ako se umuntu yaza mu materaniro atazi Yesu yaba yaje gukora iki hano yaba yahageze gute se kansabe abashumba barafasha sawa umushumba kananga yegere hino n'umushumba wacu atanazi tujye gusengera abantu tujye gusenga mwegere hino tujye gusenga ndashaka kubona abantu badakijijwe baje muri amateraniro wasanga umunsi wawe wari uyu nguyu niba hari umuntu utabatije reka mbere kuri icyo utabatije ubwo nyine ntubatije mu mazi menshi sinzi n'impamvu utabatijemo
sinzi n'icyakubayeho ariko kino giterane turashaka gusengera haguruka mu mwanya wawe tugusengere ujye mu mazi menshi nyuma kino giterane ubatizwe uve mu bantu bitwa injiji uve mu bantu bitwa baswa nawe Yesu akugirire neza hari umuntu utabatije muri amateraniro mu mazi menshi hari umuntu uhari ngo tumusengere mwese muri hano murabatije kubatizwa n'ibitoya rero kubatizwa ni byiza ariko n'ibitoya ntabwo uba ugeze kure hari abantu bagira intege nkeya nubwo ubatije ariko ujya wumva hari ibyaha wasigaranye ukumva hari ibyaha biri mu buzima bwawe ukavuga uti ndabatije ariko mfite n'ibyaha none ni musengera Imana inkiza uwo mwanda wo mu mutima twagusengera uhagurutse nawe niba uhari Imana iguha umugisha wari uhari rwose urabatije umuririmbyi yavuze ngo mpanagurwe hose mwami ngo njya mbyibonaho umuntu ujya wibonaho ibyaha kino giterane kigambiriye gushima Imana imbabazi yatugiriye ariko no gusengera abantu bumva bafite intege nkeya umushumba Kananga agiye gusengera abo bantu abyuse mushumba basubiye inyuma mu mutima rwose kandi barahari kubera ko umwanya wagiye ntidutinda keretse yuza kuba udahari ariko niba uhari nta mpamvu yo gutinda ngo dukomeze kubivugaho cyane turi kuvuga ikinyarwanda kandi uracyumva niba hari intege nkeya wiyiziho mu rugo bakuziho iyi ni isaha yo kubwira Imana ngo Mana byarananiye koko ngerageza byaranze ariko reka tugusengera Imana mushumba baguhe microphone hanyuma usengere ababene data bahavuze ngo musengere Kamasaba ngigere hino Mana y'imbabazi nyinshi Mana y'ubutware n'ubushobozi iri teraniro ririmo amavuga butumwa ririmo abantu bakeneye guhagarara bakavuga Imana ariko hari igihe Satani adusuzugura akaducuraguza kubera ibibazo abantu bazi aka kanya rero twanze agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu twanze agasuzuguro k'abadayimoni ikintu cyose cyadutesha inzira cyatubuza gukomeza urugendo cyaduhagarara imbere tugiciye intege katika jina la Yesu wambaraga z'uburibwe we waburwayi we wamwijima we turagusuzuguye muri kino giterane duhamagaye imbaraga z'Imana imbaraga zikiza indwara zose indwara itumva imiti indwara yananiranye indwara y'amayobera niba ari ibyo mu kirere niba ari ibyo mu butaka niba ari ibyo mu muryango ibyo byose n'amazina yabyo n'igihe bimaze muri amateraniro turi hano i Nyamata muri rusengero dusuzuguye abadayimoni dusuzuguye imikorere ya Satani amarembo y'ikuzimu turayasuzuguye mu izina rya Yesu kuri igisuzuguriro kuri uyu mukobwa mukureho icyangiro uyu musore umugirire neza Mana muhere umugisha mu byo akora runo rugo rugiye gusenyuka runo rugo rugeze ku marembera yewe rugo we yewe rugo rugiye gusenyuka tuhamagaye Imana izina rya Yesu ubwigaruke mu rugo rwawe izi kubakire urugo rugeze ku manga ariko Imana yakuzanye kugira ngo kugirire neza dusengeye abana bawe batagira ubwenge mu ishuri turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ibaguhere ubwenge dore urabarihira ariko byaranze turabasengeye ayo madeni urimo ntabwo uzayishyura n'amadeni akumereye nabi Imana itagutabaye wazandagara tugusabiye umugisha Imana igukingurira inzira abakuru b'amadeni bakwishyure nabo uyabereyemo nawe ubishyure turasaba umugisha muri aya materaniro abafite ingendo abafite imishinga turasenze Mana twirigiye imbaraga zawe uri Imana iduha imbabazi ukatugirira icyizere ukatugabira n'utugabire Mana dukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu urakoze Mana